indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira ku murongo wa FM 106.4, ikanavugira kandi ku murongo wa FM 102.2. Iyi radiyo ijwi ry'ibyiringiro kandi mubasha kwikurikirana mukoresheje application nka TuneIn ndetse na Iono FM. Ikiganiro mugiye gukurikira rero ni cyitwa indirimbo n'abahimbyi, mukaba mwagiteguriye kandi mugiye kukigezwaho na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Nkaba ngiye gufatanya na rya tsinda mukunda ry'abaririmbyi ba Cantate Domino, bamwe muri bo turi kumwe rero na Redamta Asifiwe uraza kudufasha mu ijwi rya mbere, ni ukuvuga soprano, naho Abimana Grace aradufasha mu ijwi rya kabiri, ni ukuvuga Niyitegeka Tom araza kudufasha mu ijwi rya gatatu tenor, naho Niyo Buhungiro Enoch araza kudufasha mu ijwi rya basse, ni ukuvuga ijwi rya kane. Indirimbo turaza kwibandaho muri iki kiganiro ni indirimbo nshyashya, ni iya 430 igira iti nabara nte uburyo Yesu yapfuye. I cannot tell why, niko mu cyongereza yitwa. Ikaba iboneka mu gitabo cy'icyongereza cyitwa Seventh Day Adventist Hymnal, ari ya 255. Ni mu gihe kandi nyine nk'uko twabivuze iri muri iki gitabo cyacu cy'ikinyarwanda cyitwa indirimbo zo guhimbaza Imana, ari ya 430. Mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dusenge. Mwami Imana ishobora byose, uburyo wakoresheje kugira ngo mwene muntu abashe kubona agakiza ni uburyo bw'igitangaza. Uko umwana wawe yaje mu isi n'icyubahiro cye akagisiga mu bwami bwo mu ijuru, akaza gupfira abanyabyaha, ni ikintu gitangaje cyane. Uburyo yicishije bugufi, uburyo yakubiswe imikoba, uburyo yatewe imisumari, uburyo yabanje kuryamishwa mu muvure, ibyo byose byerekana ukwicisha bugufi gukomeye kwe ashaka mwene muntu. Nuko ujye uduha kubizirikana no kubiha agaciro kabikwiriye. Ndagusabye nkwinginga ngo uwo ari we wese ukurikira radiyo ijwi ry'ibyiringiro ahabwe umugisha wawe, kandi kugeza ku musozo w'iki kiganiro tube twese twahawe umugisha, tugamije mu izina rya Yesu, amina. Uburyo Yesu yaye marayika baramya n'umugero shakuwari wazimiye wamucyura garuke mu rugo seniyabyawe n'umukobwa Mariya mumugore i Betelehemu, kandi yakuriye i Nazareti, kuko yaje hano mu isi y'ibyaha. Ni radiyo rero ijwi ry'ibyiringiro ukomeje gukurikira mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi. Indirimbo nk'uko nabibabwiye ni ya 430, nabara nte uburyo Yesu yapfuye. Rero kuri uyu mutwe w'indirimbo nabara nte, ntimubyite ngo konte cyangwa se kubara imibare 1 2 3, oya, ni ukubara nk'uko umuntu abara inkuru, avuga igitekerezo uko cyagenze, avuga
amakuru yabonye, navuga nte mbwira abantu ibi ngibi byabaye mu mateka y'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero amagambo yayo mu gice cya mbere, nabara nte uburyo Yesu yapfuye, nabibara nte. Uwo abamarayika baramya ni umwungeri ushaka uwari wazimiye ngo amucyure agaruke mu rugo. Aribaza ngaha ati, ese ntiyabyawe n'umukobwa Mariya? Mumuvure i Betelehemu si we yaryamishijwe? None se kandi ntiyakuriye i Nazareti? Ubwo se si uko yaje hano mu isi y'ibyaha? Aravuga uburyo Yesu yaje mu buryo bworoheje, mu buryo buciriritse, mu buryo budafite agaciro, nyamara yaraje akurikiye umuntu. Mu gice cya kabiri aragira ati, mvuge nte uko yababajwe akituriza, amarira ye agakiza iyi si, n'umutima umenetse yagize ku musaraba. Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa, niwe ukiza ab'imitima imenetse kandi akiza ubwoba umunyabyaha, adukiza imitwaro yose y'ibyaha. Muri ibi aragira ati, n'ubu ari hano rwose ari kumwe natwe. Arakomeza ku gice cya gatatu agira ati, nabara nte uko yireherejeho amahanga yose yo muri iyi si, yaba ubutware mu isi no mu ijuru. Nta na hamwe Yesu atari umwami, ari hafi kugaruka mu bwiza bwe, kandi amaso yose azamubona. Azaba aje kujyana be bamwizeye, babane mu bwiza burabagirana. Igice cya nyuma aricyo cya kane aragira ati, nabara nte uko isi yose muramya, uko acyaha umuraba ugahunga, niwe ushyira umunezero mu mitima kubw'urukundo rwe rutangaje. Mwabari mu isi mwe nimumuhimbaze, amajwi ibihumbi amusingize. Ijuru nirihamye icyubahiro cye, yuko ari umwami n'umucunguzi w'isi. Muri make n'ayo magambo tugiye kuririmba dukurikije amanota. Reka noneho dusabe Redempta asifiwe abanze aturirimbire igice cya mbere, arabanza amanota, akurikizeho amajwi ahuje n'amagambo y'indirimbo. Abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Si do re mi re mi la so mi re do la do mi fa so la so mi do mi re. Si do re mi la so mi re do la. Si do re mi fa mi re do sol la si do si la so mi do sol la si do si la so mi re so mi do. Si do re mi la so mi re do la si do. Arakoze Redempta amaze kudufasha kumenya uko tuzajya turirimba amanota y'ijwi rya mbere ari soprano. Reka noneho tumusabe ahuze amagambo y'indirimbo n'amanota yaririmbye. Redempta, karibu. Nabara nte uburyo Yesu yapfuye, uw'abamarayika baramya, n'umwungeri ushaka uwari wazimiye, ngo
ngukuko yaje hano mw'isi y'ibyaha. tumaze kumva ijwi rya mbere tumaze kugezwaho na Asifiwe Redempta, arakoze rwose. Reka tujye ku yindi mikoro, uyiriho ni Abimana Niyitegeka Grace, aturirimbira ijwi rya kabiri, ni ukuvuga alto. Arabanza aririmba amanota maze tuyumve. Ndabasubije mu izina rya Yesu, Imana iduhane umugisha. Si la si do si do do so do do la do 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 sol fa mi mi re so do 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 si la si do si do 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 so la si do re mi do la si do fa fa mi fa so sol fa mi do si do mi fa re do re mi sol fa so do si so fa mi do fa mi si do do so la so. Abimana rero amaze kuturirimbira amanota y'ijwi rya kabiri alto. Noneho reka tumusabe aririmbe amagambo y'indirimbo igice cya mbere ahuze n'amanota yaririmbye. Nabarante uburyo Yesu yaye uwabamarayika baramya n'umwungeri ushaka uwari waziye ngwamucyuraga ruke mu rugo se ntiyabyawe n'umukobwa Mariya mumuvure w'i Betelehemu kandi se ntiyakuriye i Nazareti ngukuko yaje hano mw'isi y'ibyaha. Tumaze kumva Abimana Niyitegeka Grace, arakoze cyane rwose. Reka tumushimire kutwigisha uburyo tuzaturirimba indirimbo muri alto. Reka noneho umwanya tugezemo dusabe Asifiwe Redempta ndetse na Abimana Grace bafatanye, bagiye kuturirimbira amajwi abiri, ni ukuvuga soprano na alto. Babanze baririmbe amanota tubanze tuyumve. Si la si do si mi la sa mi re do la do mi fa sol mi la sa mi do mi re si la si mi la sa mi re
si do re mi do fa mi re do si do sol la si do fa sol si la so mi so mi do sol la si do si la so mi do si so fa fa mi do fa si do re mi la so mi re do la si do. barakoze cyane bashiki bacu Asifiyore Damta na Abimana Niyitegeka Grace. Reka tubasabe noneho bahuze amagambo n'amanota y'ijwi rya alto. Nabarane uburyo Yesu yapfuye uw'abamarayika baramya n'umwungeri ushaka uwari wazimiye ngo amucyura garuke mu rugo se ntiyabyawe n'umukobwa Mariya mumuvure i Betelehemu kandi se ntiyakuriye i Nazareti nguko uko yaje hano mw'isi y'ibyaha. Ni radio ijwi ry'ibyiringiro mukomeje kumva mu kiganiro indirimbo n'abahimbyi. Ndabibutsa yuko mukurikiye indirimbo ya 430. Reka dusabe noneho Niyitegeka Thomas adufashe mu ijwi rya gatatu ariryo tenor aririmbe amanota twumve igice cya mbere. Niyitegeka Thomas, karibu, turakwakiriye kuri mikoro yawe ngaho tugezeho uko ijwi rya gatatu tuzajya turirimba. Nishimiye kongera kubasuhuza abo duhuriye ku mirongo radio ijwi y'ibyiringiro yumvikaniraho. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese. So fa sol la do sol la fa do si la so do re do so fi so fa sol la do ta la so fa do si la fa mi fa sol la si do re mi re do si la fa fa mi do si la si do mi la si re do
so, fi, mi, fa, so, si, do, re, mi, do, si, do, mi, re, do, mi, so, fe, sol, la, do, ta, la, so, fa, mi. arakoze cyane Thomas Niyitegeka. Ubushize mu kiganiro nababwiye yuko ari umugabo udufasha cyane mu birebana n'amajwi, ndetse muzarebe kuri YouTube afite aho ajya yigishiriza abantu kuririmba amanota, ahari ibyo abafasha, kuko ni umurongo mwiza yafashe kugira ngo abantu abo bishoboka ko babona akanya bakabyitoza baba babibona. Reka noneho tumusabe ririmba amagambo ahuza n'amajwi, ni ukuvuga amanota y'indirimbo mu ijwi rya gatatu, ni ukuvuga tenor. Nabarante uburyo Yesu yaye uwabamarayika baramya n'umwungeru shakuwari wazimiyengwa mu cyuraga ruke mu rugo se ntiyabyawe n'umukobwa Mariya mumuvure i Betelehemu kandi se ntiyakuriye kuko yaje hano mu isi y'ibyaha. Iyi ni radiyo ijwi ry'ibyiringiro muteze amatwi. Umwumva kuri mikoro uyoboye ikiganiro ni mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Thomas rero amaze kuririmba gihanga nk'uko mwumvise, nk'uko asanzwe yumvikana muri tenoro. Reka noneho tujye kumva amajwi meza atatu, turiyo amajwi atatu. Tugiye kumva asifure redamta mu ijwi rya mbere, twumve Abimana Niteka Grace mu ijwi rya kabiri, kubera Thomas mu majwi atatu. Bagiye kubanza rero twumvise uko amanota y'indirimbo ateye.
reka noneho dusabe aba batatu baduhe trio ni ukuvuga amajwi atatu sop alto na tenoro maze twumve akoresheje amagambo noneho uko indirimbo yaririmbwe. noneho rero mwumvise uburyo amajwi aryoshye rwose kandi twizeye ko no ku mutima ariko bimeze. ndagira ngo noneho twambuke hakurya kuri mikoro ya base niyo mugabo Enoch adufashe aririmbe ijwi rya base agiye kuririmba amanota maze twumve uko amanota ya base aririmba. ndagusubije hano uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro nawe mugihe umugisha. nizeye ko abari gutega amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro banezerewe kumva uko bazajya baririmba ijwi rya base ariryo utanzemo urugero uko rigomba kuririmba. ariko noneho dufashe unafate n'amagambo uyahuze n'amanota uririmbye muri base maze abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro bumvireho. Ruke
Betelehemu kandi se ntiyakuri Nazareti kuko yaje hano mw'isi y'ibyaha. ndabibutsa yuko mukuri iki kiganiro cyitwa indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Indirimbo turi kuririmba ni ya 430 ikaba yitwa nabarante uburyo Yesu yapfuye. I cannot tell why. Hano mu cyongereza ho baravuze ngo ntabwo ushobora kuvuga impamvu. Rero nimugenda mwumva amagambo bari kuririmba murasobanukirwa neza uyu mutwe w'amagambo icyo uvuze. Noneho rero tugiye kumva Asifiwe Redempta, twumve Abimana Niyitegeka Grace, twumve Niyitegeka Tom, twumve niyo mugabo Enoch, maze turirimbira amajwi amanota y'indirimbo. Aba rero uko ari bane bamaze kudufasha mu majwi, ni ukuvuga amanota y'indirimbo, bagiye kutwumvisha uburyo tuzajya turirimba indirimbo amajwi yose uko ari ane. Mwumve amajwi maze mwumve ukuntu indirimbo ari nziza cyane. Nabarane uburyo Yesu yaye uwabamarayika baramya n'umungeri shakuari waziriye ngwamucyura yaruke mu rugo se ntiyabyawe n'umukobwa Mariya mumuvure i Betelehemu kandi se ntiyakuri Nazareti kuko yaje hano mw'isi y'ibyaha. Vuge nuko yababajwe akituza amarira yaga
agakiza isi n'umutima umenetse ku musaraba. Yesu yambitswe ikamba ry'amahwa, ni ukiza ab'imitima kandi akiza umunyabyaha, adukize imikara yose y'ibyaha. Amagorofa ari kumwe natwe. uyu ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana.